Muraho cyane ndabasuhuje, nitwa Renzaho Emmanuel, ndanezerewe kubera ko Imana impaye akanya ko kugira ngo tubane namwe kuri iyi channel Ubuzima TV. Imana rero bishimirwe kandi Imana ibiherwe icyubahiro. Nitwa rero Renzaho Emmanuel, niwe mugiye kuganira muri uyu mwanya, kubera ko nifuje kuganira namwe ijambo ry'Imana ndetse tuganafatanya kuririmba. Mbere na mbere ariko ndashimira Imana yo mu ijuru inyemereye ikaba impaye umwanya mwiza nk'uyu wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana nk'uko Imana rishyize ku mutima wanjye. Ariko mbere yuko ngira icyo mvuga, mbere yuko ndirimba, mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, ndashimira Imana yo mu ijuru yakomeje kundinda, yakomeje kumbera amaso, yakomeje kundwanirira imbere ku rugamba, inyitaho, inkiza amakuba n'ibyago, irandengera mu buzima bwanjye bwa buri munsi ndetse n'ubwabanje. Imana yakomeje kuhaba iraturwanirira, twagiye tubona ineza y'Imana uko bwije n'uko bukeye, twagiye tubona gukomera kw'Imana. Imana yacu nibihererwa icyubahiro. Ndatwaye na harehare rero, reka mbanze ndirimbira Imana indirimbo ya nomero 28 mu ndirimbo z'agakiza. Ni indirimbo nkunda cyane, indirimbo izimfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi bwo gusenga. Njya numva ifite aho inkura n'aho injyana, kandi njya numva irushaho gukomeza ubugingo bwanjye. Twarabatuwe rwose rwose mu mwami wacu Yesu, twigishwa ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka. Cyo dukomeze tuje mbere, dutsinde ibigerageza, turwana intambara twizeye, twihanganire byose. Cyo dukomeze tuje mbere, dutsinde ibigerageza, turwana intambara twizeye, twihanganire byose. Turabasirikare benshi twogejwe mu maraso, umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi. Kubw'imbaraga ze dufite, tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushyire mbere, dushimire ihoraho. Kubw'imbaraga ze dufite, tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushyire mbere, dushimire ihoraho. Kwa Yesu dufite ubutwari, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye kuko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ijuru n'igihugu cyacu cyuzuyemwo amahoro, mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu.
umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwe igihugu yadusezeranyije. Umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwe igihugu yadusezeranyije. Umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwe igihugu yadusezeranyije. Amen. Reka rero nsenga Imana, nimara gusenga Imana ubundi tuganira ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Turagushimiye Mana yera, turagushimiye Mana iri mu ijuru ry'abakiranutsi. Aya masaha ngushimiye ineza n'urukundo ugira, gushimiye kurinda kwawe kwiza gukomeye. Wabanye natwe, waraturinze utubera amaso, warinze ubugingo n'umubiri, watubereye ku rugamba, waraduhagarariye utwitaho, watubereye ubwugamo, utubera ubwihisho, watubambiye amahema, waduhishe amababa yawe, waturinze imigambi y'umubi, wamazeho ubukana bw'umwanzi. Ibyo Satani yibwira kutugira byari byinshi, ariko harabaye uraturengera n'uhimbazwe. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Uyu mwanya ndagushimiye, umwanya mwiza uduhaye wo kuba kuri iyi kamera, kugira ngo tuvugire kuri iyi channel Ubuzima TV. Dusenze Imana ishobora byose kugira ngo itange umwuka wera ku bantu bagiye kumvira ijambo, ku bantu badukurikiye, ku bantu baduteze amatwi, bateze amatwi ijambo ryawe. Turabasengeye baha umugisha, hereza umugisha abagabo n'abagore, hereza umugisha urubyiruko rw'abasore n'abakobwa, hereza umugisha abantu bose Mwami babanguriye amatwi kumva ijambo ryawe. Umwuka wawe wera nabe muri bo, umwuka wera nabe umuyobozi muri bo, umwuka wera nabaganze, umwuka wera nabayobore. Ijambo ryawe rigira umumaro mu mitima y'abantu baryumva, ijambo ryawe ryubake ibizima, risenye bidafite umumaro. Mu izina rya Yesu tukugize uwa mbere mukiza, kugira ngo ukomeze wigaragaze. Hereza umugisha Mwami, Data wa twese, iyi channel igiye kumvikaniraho ijambo ryawe, kugira ngo abayikurikiye bose, kugira ngo abafunguye, kugira ngo bumve ijambo ryawe, bagira umugisha w'Imana kandi bafashwe n'iri jambo ryawe. Urakoze Mana, tanga amavuta y'umwuka wera kugira ngo ijambo ryawe ryumva bafashwe naryo kandi banyurwe naryo, rigira aho ribakure naho ribageza kandi risenye ryubake. Data wa twese, ryubake iby'umumaro Mwami, risenye bidafite umumaro. Urakoze kubyumvise Kristo, urakoze kwiteguye gukora ibyiza nk'uko wabigambiriye. Byose tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Shimiye Imana rero ko impaye akanya keza ko kuvuga ijambo ryayo. Reka tuganire ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye mu gitabo cya Zaburi. Ni ibice 65. Turasoma umurongo wa 5 gusa. Igitabo cya Zaburi ibice 65, turasoma umurongo wa 5 gusa. Turongera dusimbuke tugiye muri Yesaya, dusome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 45. Turasoma duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mu gitabo cya Zaburi ibice 65 umurongo wa 5 aravuze ngo hahirwa umuntu utoranya ukamwiyegereza, kugira ngo agume mu bikari byawe. Tuzahazwa n'ibyiza byo mu nzu yawe, ibyiza byahera ho mu rusengero rwawe. Imana ishimwe cyane. Reka tujye muri Yesaya, Yesaya ibice 45. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 45, umurongo n'uwa mbere turasoma tugeze ku murongo wa 5. Aravuze ngo, umutwe w'amagambo aravuga ngo ibya Kuro n'iby'Abisiraheli uko bazagaruka. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro
uwo yimikishije amavuta ati, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'ibihindizo, nzamenagura inzugi n'imiringa n'imihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari nje Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari nje Mana ya Isiraheli, kubw'umugaragu wanjye Yakobo Isiraheli natoranyije. Nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. 5 Ni nje Uwiteka, nta wundi, nta yindi mana ihoraho atari nje. Nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya. Imana yacu yabwa icyubahiro cyane. Haleluya. Ndashimira Imana kuko Imana impaye iri jambo kugira ngo turiganireho, kugira ngo abantu bose banyumva banteze amatwi, ari abari hafi ndetse na kure, kugira ngo barusheho kunguka, barusheho kumenya icyo Imana ishaka kuri iri jambo. Twasomye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Zaburi, yavuze ngo hahirwa umuntu, haleluya, hahirwa umuntu Uwiteka atoranya akamwiyegereza. Uwo muntu Uwiteka atoranya akamwiyegereza, kugira ngo agume mu bikari bye. Bibiliya yavuze ngo tuzahazwa n'ibyiza byo mu nzu yawe, ibyiza byahera ho mu rusengero rwawe. Imana yacu yabwa icyubahiro. Iri jambo rivuze ngo hahirwa umuntu Uwiteka atoranya. Burya iyo umuntu mu buzima busanzwe, iyo umuntu yakugiriye icyizere akagutoranya akagira ibyo agushinga, burya abakugiriye icyizere gikomeye, uba ubaye umuntu w'agaciro. Noneho rero Bibiliya yatubwiye ngo harahirwa umuntu Uwiteka atoranya. Ntabwo yavuze uhiriwe ko ari umuntu watoranyijwe agashyirwa mu myanya runaka. Ntabwo yavuze ko umuntu uhiriwe ari umuntu utoranyijwe agahabwa ubutunzi runaka. Ahubwo aravuze ngo hari n'umuntu Uwiteka atoranya akamushyira mu bikari bye. Uwo muntu arahiriwe. Ndetse ngo yamara kumushyira mu bikari bye, aravuze ngo uwo muntu nta kindi kizamugirira umumaro uretse ko azahazwa n'ibyiza byo mu bikari by'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu Uwiteka yatoranyije akamushyira mu bikari bye, agashyirayo n'ibigomba kumuhaza. Ni umuntu w'igiciro. Bivuze ngo umuntu Uwiteka atoranyije akamuha uyu murimo wo kubwiriza ijambo rye, akamuha umurimo wo kumukorera. Uwo muntu nta kindi kigomba kumubeshaho, nta kindi kigomba kumuhaza uretse ibyo mu bikari by'Uwiteka. Imana yacu ishimwe cyane. Ngazahazwa n'ibyiza byo mu rusengero rwe. Haleluya. Ibyiza byo mu rusengero rw'Imana nibyo bizamuhaza. Bivuze ngo ntabwo akwiye gukebaguzwa ngo arebe hirya no hino, atekereze ku by'isi, atekereze ku bintu yasize kure. Ahubwo akwiriye guhanga amaso Imana, kuko Imana yamushyize mu gikari, Imana yamushyize mu nzu yayo, Imana yamushyize mu rusengero rwayo. Niyo ifite ibyiza, niyo ifite ibigomba kumuhaza. Imana yacu ishimwe cyane. Nubwo abantu b'iki gihe bagenda batandukira, Imana yabaha umurimo bakumva ko bidahagije, bakumva ko bajya no mu bindi, ariko ntabwo ariko Bibiliya bivuze. Ahubwo umuntu wemeye gukorera Imana ngazahazwa n'ibyiza byo mu nzu y'Imana. Imana yacu yabwa icyubahiro. Mwene data unyumva rero,
ndakwinginga kugira ngo iri jambo ry'Imana rigufashe, we gukebaguzwa. Nimba waramaze gufata, waramaze kugirirwa icyizere n'Imana, Imana ikakugira umuntu uhiriwe, ikagushyira mu nzu yayo, ikagushyira mu gikari cyayo kugira ngo ube umugabura w'ibyayo, we gukebaguzwa utekereze ngo mbese ejo nzatungwa n'iki, ninshika hariya hantu, ninshika mu nzu y'Imana nzatungwa n'iki, ninshika mu nzu y'Imana nzabaho gute? Ahubwo Imana iyo ifite umugambi wo kuguhagisha ibyiza byo mu nzu yayo, Imana yacu yabwa icyubahiro. Imana ishimwe, Imana yacu niyubahwe. Uyu muririmbyi nawe yatubwiye ngo kwa Yesu dufite ubutware. Niyo mpamvu nkubwira ngo we kugira ubwoba, uvuge ngo mbese nzatungwa n'iki ninshika mu nzu y'Imana. Kwa Yesu dufite ubutware. Icyambere ni ukumvira Imana, ukamenya ngo nimba Imana igutoranyije ubaye umuntu uhiriwe, kuko kwa Yesu dufite ubutware, kwa Yesu dufite ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye nk'uko ye yatubwiye, nimba Imana iguhamagaye ikakubwira ngo mwana wanje genda ujye mu nzu yanjye, umenye ngo ubwo ubutware bw'Uwiteka nibwo buzakubeshaho, nibwo buzagutunga. Ahubwo icyo ukwiriye gukora ni ugukomeza guhamagara Imana, ukayibwira, ukayisaba, ukayereka ko ariyo yakuzanye mu nzu yayo, kuko ubutware bwayo nibwo buzagutunga, nibwo buzakubeshaho. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Bibiliya rero yatubwiye ngo Imana ireba kuro, iramuhamagarira mwiyegereza. Imaze kumwiyegereza, ifata umugambi w'uko ari uzazana ubwoko bw'Abisiraheli. Ifata umugambi y'uko ari uzazana ubwoko bw'Abisiraheli, imwita umuntu uhiriwe. Imana ishimwe cyane. Imwita umuntu uhiriwe, iramwiyegereza, ifata umugambi, iravuga ngo kuro, ni wowe mfashe ukuboko ngakuneshereza amahanga ari imbere yawe. Bibiliya yatubwiye ngo Imana yaramubwiye ngo nzakujya imbere, ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'ibyuma, ndetse n'ibihindizo byayo nzabicamo kabiri, ndetse nzakugira umuntu ukomeye. Niko Bibiliya yatubwiye. Bibiliya yatubwiye ngo Imana yaramubwiye ngo nzaguha n'ubutunzi buri mu mwijima, ahantu utigeze kumenya, ngo nzakenyuruza abami ngo ukenyeze. Imana ishimwe cyane, kubera ko Imana yari yamaze kumuhamagara, yamaze kumubonamo umuntu w'agaciro, imugira umuntu w'agaciro. Imaze kumugira umuntu w'agaciro, ivuga n'ijambo rikomeye kuri we, imuha amasezerano, iramubwira ngo ntugire ubwoba, ninjye turi kumwe, ninjye ngufashe ukuboko, nzakujya imbere, ahataringaniye mparinganize. Iramubwira ngo nzamenagura inzugi z'ibyuma. Niyo mpamvu rero abantu twakurikiye Imana tudakwiye kugira ubwoba, kuko Imana yatugiriye iki cyizere. Ni Imana ikomeye, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana isumba byose, ni Imana yihagije, ni Imana ivuga bikaba, ni Imana itegeka bigakomera. Haleluya. Ndakwinginga rero wowe wamaze gukurikira Yesu, ukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukamwemera, ugafata umwanzuro wo kumukorera, ndakwinginga ngo we kugira ubwoba, kuko Imana yamaze kuguhindura umuntu uhiriwe. Imana wamaze guhirwa, wamaze kuba umunyamahirwe, kubera ko Imana yamaze kukwizera, irakuzanira kwiyegereza. Humura rero we kugira ubwoba, we guterwa ubwoba n'isi ureba, we guterwa ubwoba n'ibyo ureba, we guterwa ubwoba n'ibyo ubona bikugarije. Imana twizeye ni inyamaboko, kandi ifite umugambi mwiza kuri wowe. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ukomeze uyinambeho, kuko ifite byose. Ni Imana yihagije, ni Imana y'inyamaboko, ni Imana itagira na kimwe kinanira. Imana ishimwe cyane. Kwa Yesu dufite ubutware. Ni kumuririmbyi yavuze ku gitero cya gatatu, yavuze ngo kwa Yesu dufite ubutware kandi dufite ubushobozi, ngiyo twizeye amagambo ye nk'uko yatubwiye, ku musaraba haturuka iriba rimara inyota. Imana ishimwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro, Imana yacu nishyirwe hejuru, kubera ko kwa Yesu dufite ubutware. Ndakwinginga mwene data, wowe unyumva, wowe wamaze
gufungura iyi cano ukaba unyumva, umenye ngo kwa Yesu dufite ubutware, icyo twasaba cyose turagihabwa. Nguko umwanditsi yavuze ngo musabe muzahabwa, ngo nimushaka muzabona, nimukomanga muzugururirwa. Humura rero ntugire ubwoba, ijambo nzanye ni ryo kuguhumuriza, kakubwira ngo ubwo wamaze kwakira umwami Yesu nk'umucunguzi w'ubugingo bwawe, akagushyira mu bantu bahiriwe, akaguhamagara, akakwiyegereza, we kugira ubwoba, we gutinya, we kwibaza ngo mbese byanjye bizamera bite. Iyi Mana twizeye ni inyamaboko, iyi Mana twizeye ifite ubushobozi. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nk'uko yatubwiye. Imana nihabwa icyubahiro. Haleluya. Ndagushimiye rero wowe unyumva, ukomeze gutekereza kuri aya magambo. Umwuka wera w'Imana arushaho kuyagusobanurira kurushijeho uko nayakubwira, kuko Imana niyo. Ndakwinginga rero mwene data unyumva, uyu mwanya uha agaciro n'iri jambo ryakire, kuko ndihawe n'Imana, n'iry'Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo turiganireho. Icyamba rikagufasha, rikagira aho rigukura naho rikujyana, icyamba rikagukomeza mu mutima, icyamba rikagushyigikira muri uru rugendo kugira ngo urusheho gukomera no kwemera umwami nk'umukiza wawe. Imana yacu ishimwe cyane. Reka ndekeraho rero. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza kubwira ijambo. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Amen. Abashaka abatekereza kumpamagara kugira ngo dusengane ndetse bagira n'icyo bambaza, reka mbahe nomero yanjye ubundi niturangiza dusenge. Nitwa Renzaho Emmanuel, nomero yanjye mbonekaho ni 0789 444 212. Reka nyisubiremo, nomero yanjye ni 0789 444 212. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Turagushimiye Mana, tuguhimbarije neza n'urukundo ugira, tugushimiye kubwira ijambo ryawe. Nsengeye imitima imaze kuryumva, nsengeye imitima iryakiriye, yifashe uyihe umugisha kandi uyikomeze ikomere, kandi abantu bose bumvishira ijambo ryawe bakaryakira mu mutima. Haleluya. Buzuza imbaraga z'umwuka.